Yesu ashimwe, bongeye kwirirwa, ndabashimiye cyane. Jeste ndagusuhuje, Imana iguhe umugisha. Nizere ko umeze neza. Jeste bite? Ni sawa anje amakuru. Sha amakuru ni meza. Imyaka myinshi. Sha kabisa myinshi cyane. Yamba gukurikiye nicecekeye nyine. Ujye ushyiraho akakomanteri umbwire. Shaka pisa nashyiragaho like ariko ubu commentaire nazo ndaje nzishireho. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Nawe umeze neza? Sava ndashima Imana. Na courage kabisa, courage. Urakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Kandi kwiteho ikugirire neza. Urakoze cyane Ange, merci beaucoup. Sawa, urakoze. Sawa. David ndagusuhuje, nawe Imana iguhe umugisha. Mugisha Peter, nawe Imana iguhe umugisha. Nabaye busy ariko ndagarutse, numva mbakumbuye. Nashaka no kubabwira ko vuba aha nzashyira indirimbo kuri YouTube channel yanjye, uzabishobora azayirebe. Nko muri weekend izaba yahageze. Yesu arakomeza biteho, abaho umugisha mwinshi. Ndagira ngo njenyerewe ariko numvaga mbakumbuye, kandi ndagira ngo mbibutse ko mbakunda. Nashaka kugira ngo tuganire ku cyanditswe kiri mu Bakorinto, ariko twabanza tukiragiza Imana, kuko Imana niyo byose kandi icyubahiro ni icyayo ibihe byose. Twabanza tukayishima, tugasenga, buri wese mu mutima we akayibwira icyo yumva yifuza ko imukorera cyangwa imuhindura muri we, kandi vraiment Imana iri bubikore. Imana ni Imana y'igitangaza. Uwiteka Mana nziza, Mana y'amahoro, Mana y'icyubahiro, ndagushimiye cyane, ndakunezerewe, urera kandi urakiranuka. Uri Imana y'amahoro, uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo gusingizwa, uri Imana yo kubahwa ibihe byose. Imitaga n'imitaga uri Imana yo gushima. Ndagushimiye rero kubw'uyu munsi mwiza wa mbere, gushimiye ko waduhaye gutangira icyumweru amahoro, gushimiye ko Mwami imitima yacu inezerewe ku bwawe, kandi Mwami n'abadafite icyo bakubwira mweretse imitima yabo, n'abadafite icyo bashima kuko umwanzi yaziritse imitima yabo akabereka ibigoye, njye ndabashimiriye, ndagushimiye ku bwabo. Ngushimiye nubwo bababaye, ariko nzi neza ko hari umuntu yarararira ariko bugacya ugatanga ibyishimo. Ndagushimiye ko Mwami ibyo atari ubwa mbere ugiye kubikora, kandi ukomeza kubikora. Ishimwe no gukomera n'ibyawe. Amen. Ndabashimiye cyane. Claude nawe ndagushimiye, Imana iguhe umugisha.
numvaga mwese nabasuhuza ariko reka tuvuge ku ijambo ry'Imana. Abakorinto, Pawulo arabwira itorero ry'i Korinto ubundi arabwira kwandikisha imirimo. Arababaza ati se ni uruhe rufatiro mwanditseho? Ati nizere ko mwanditse ku rufatiro rwitwa Kristo. Hano aratangira avuga ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubaka. Urufatiro rumwe ni Kristo, nta rundi, rumwe ni Kristo. Hano arababwira ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubaka. Ngira ngo Pawulo hari ukuntu yabwiriza mu matorero atandukanye, akava muri rimwe ajya mu rindi, ariko yagaruka agasanga rimwe yavuyemo igihe cyatambutse ryiremyemo ibice. Aribwo batangiye bavuga ngo njye ndi uwa Kefa, njye ndi uwa Polo, njyewe ndi uwa Polo. No Pawulo arababwira ati ariko se Polo niwe wabambiwe? Kefa se niwe wagize gute? Gakiza mwakira agakiza ariko kamwe, ariko Kristo. Nuvuga ngo bari bakiri muri confusion, bisaba ko umwuka wera akora cyane kugira ngo bamenye Kristo bakiriye. Turashima Imana ko twebwe Kristo tuvuga tumuzi, gusa ntihabuze izindi nyigisho zigiye zitandukanye twumva, ariko ni ukuri umwuka wera atwemeza neza icyo tuvuga icyo ari cyo, sibyo? Noneho arangije arababwira ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubaka. Buriya byaba bibabaje kugira umuntu abe kuri iyi si yarakijijwe agenda mu gakiza ariko ari mu kinyoma, byaba bibabaje cyane. Ni byiza ko buri wese amenya uko yubaka. Wambaza se wakubaka gute? Ni ukuri tujye dusaba umwuka wera atuyobore ahanyaho ho gusengera. Niba byananze dufate iyi Bible tuyisome, kuko ukuri kuba mu mwuka wera. Umwuka wera nusobanura rino jambo akadusobanurira neza n'ibyo abapasiteri batabasha kudusobanura ngo twumve. So hano Pawulo aratubwira ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho. Nta rundi rufatiro ni Kristo, ngo keretse urwashyizweho rimwe na rizima ari we Kristo, ngo ari rwo Yesu Kristo. Arabivuga neza ngo ariko umuntu niyubaka. Kwakira Kristo ni kimwe. Urabona iyo umuntu ari kuvuga ngo nakiriye Kristo, hari ibitabo bibiri, igitabo cy'ubugingo n'igitabo cyo kurimbuka. Avuye muri iki gitabo, wenda izina rye ryari ryanditswe ngo Ishimwe Ange, arimutse yanditswe hano. None hano kuri titre yanditse munsi atangiye kwandikishamo imirimo ye, imirimo, sibyo? Gukizwa, kuva ku musaraba, gukomeza holiness, kwezwa, ariko ukandikisha n'imirimo. Kuko umwuka wera twakiriye ni umwuka w'urukundo, ni umwuka w'imbabazi, ni umwuka wo gukunda bagenzi bacu. So iyi mirimo rero ntabwo tuzayikorera ibiti cyangwa amabuye cyangwa iki. Iyi mirimo tuyikorera abera cyangwa n'abandi tubona ko bari in need, bakeneye ubufasha bwacu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga muri Yakobo 1:27 ngo idini ry'ukuri ni iki. Hano Yakobo we ntiyavugaga idini rya doctrine, yavugaga ngo agakiza twakiriye, ese imbuto twera ni izihe? Imbuto twera ngo ni idini ry'ukuri rifasha imfubyi n'abapfakazi. None hano Pawulo aravuga ngo mwirinde, mwandikishe ku rufatiro rumwe tuzi mwahisemo, noneho mutangire ariko mwandikishaho munsi. Noneho urandikisha iki? Arabaza ngo ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti, ngo cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri. Noneho ndaje nakubaza, turabana b'Imana, ese icyo twandikisha ni iki? Twandikisha zahabu, twandikisha ibikenyeri, twandikisha ifeza, twandikisha amabuye y'agaciro, twandikisha iki? Ubwo izo ni kategori z'ubufasha duhereza abantu tubona muri iyi si. Hari umuntu iyi verse nayipartage kuri group imwe mbaho, umupapa umwe arambaza ati ariko se ubundi bitunaniza iki? Atusanga n'abantu dufasha mu muhanda, umuha ibiceri byasagutse, nawe uzi neza ko ntacyo biri bukumarire. Buriya amafaranga ushaka guhereza umuntu uzi ko nawe ubwawe ntacyo yakumarira. For example, urabona ko n'ibiceri by'icumi bikibaho n'ibya 20. Tuvuga ufashe igiceri cya 20 n'ikicumi ugihaye umuntu usabiriza, vraiment koko arayarunda hure n'ayandi ajya kubona agira icyo amumarira, ariko antake wowe nta kintu bumufashije. So rero hano Pawulo arabaza ngo ese urufatiro wararwandikishije vuba bien, ese wandikisha iki? Wandikisha iki?
wandikisha wa muntu ukubwira ati se wangujije 10,000 nkajyana umwana kwa muganga akagusubiza ngo ngo disi umpamagara mu isaha yashize ngo kana kavuye hano arayatwaye. Ibyo ngibyo niba ari ibikenyeri, niba ari ibiti, sinzi ko ari amabuye y'agaciro ayo ngayo, sibyo? Epui ukongera ugasanga uratanga. Hari abantu nzi, Imana imbabarire sintunze urutoki, ariko ugasanga afata umwanya bagatekera abantu akabakira, ariko bamara kugenda agasigara avuga ati ariko aba bantu babajyahe, niba ari igikenyeri, niba ari ibiti, niba ari amabuye y'agaciro, niba ari izahabu aba yandikisha, ni ukuri reka twandikishe ku rufatiro nk'abana b'Imana, ngo idini ry'ukuri nifashe imfubyi n'abapfakazi. Nanjye ubibabwira ntabwo mbishoboye, mu by'ukuri sindajya mu bitaro no gusura abantu, mpora mbyifuza, ariko ugasanga timetable y'umunsi y'ubuzima bwa buri munsi ntabwo inkundiye. Ariko naje gusanga ko ndigaya, umwuka wera bimpaye, nza gusanga ko wenda wasanga hari abandi tubihuje, hari n'abandi bantu gutanga byamubereye ikibazo. Nigeze numva inyigisho ahantu imwe batubwira ngo harya babita ngo iki bari abantu imandwa, ngo ni imandwa yitwa niba ari Kajumba, ngo igitera abanyarwanda kudatanga. Yari umupasiteri arimo atwigisha ibintu abantu abo dukomokaho bagiye bakora, byagiye bizana imivumo ibihugu n'iki, arangira avuga ngo abanyarwanda bari mu bantu badatanga, ngo rero ngo bagira ngo imandwa zabo ngo zitwa ngo niba ari Kajumba, ngo niyo ituma umuntu adatanga. Ariko mu by'ukuri nibyo birashoboka, kuko ibyo yavugaga byari byarafite aho yabisomye, ngo yabisomye mu gitabo cya Alex Kagame. Ariko mu by'ukuri abana b'Imana ni ukuri, iyo umuntu yamaze kwandikisha kuri Kristo atangira kwiga ubuzima bw'ubwami, si umwana w'ibwami akora iki, agatangira gutegera amatwi Holy Spirit icyo agenda amwigisha, n'iki baragikora, n'iki. Gusa simvuga ngo mujye mugenda muhereza abantu benshi amafaranga cyangwa mubahereza ubufasha, hari abantu buriya baba badakwiriye ubufasha. Icyo gihe rero niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abagendera mu mwuka nibo bana b'Imana, kuko Imana yacu ni umwuka. Imana yonyine ibasha kukubwira ati uyu muntu arashonje, cyangwa hari n'igihe kiba ari ikigeragezo. Ariko ngewe nkunda iyo ngera gutanga ikintu, even if n'umuntu yaba ari n'umuntu w'umusirimu ambwira ati mpereza amafaranga 5,000 cyangwa 10, genda yafata nkayavuga ngo amaraso ya Kristo kuri aya mafaranga nkayatanga, kugira ngo ejo bitazanzanira ibindi bibazo ntazi, kuko abantu babaye abatekinisiye, urukundo rwarashize, hari n'uza kubikubwira ari cyo agukeneye kugira kugirira nabi. Ariko icyo ngicyo ntabwo gikuraho ko tugira umutima wo kubafasha, even if bameze gutya, ni ukugira umutima wo kubafasha. Bibiliya iravuga ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. None rero nashaka kugira ngo tuganire ngo ese imirimo yacu ni ibikenyeri nk'abana b'ubwami. Ni ukuvuga ngo uru rugendo rubamo amaprincipe menshi, harimo kumvira, harimo gukunda, harimo kubabarira, harimo kwihangana, harimo kwishima, harimo umunezero, harimo kwihanganira ibigeragezo, harimo kwihanganira abantu tugendana nabo, ariko harimo no gusura imfubyi n'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo bikavaringa ibindi byose bijyanye no gufasha. Ese ni ukuvuga ngo muri izo principe zose z'ubwami, z'abana b'ubwami, harimo icyo kintu kivuga ngo gufasha, kwita ku bababaye. Buriya hari ikintu njya ntekereza ko ari Imana yemera ko abo bantu babaho kugira ngo tugeragezwe, kandi ntabwo bisaba ibya mirenge, ni umutima utanga. Njya numva nkunda no gutanga urugero rwa Tereza w'i Calcutta, ngo yari umuntu w'umukene, ariko kubera umutima wari wagutse yaratanze, bigera n'aho apfa, imirimo y'isigara imukorera. Nigeze mbaho urugero rw'umudamu witwa Tabitha Dorka mu gice cya 9 mu Byakozwe n'Intumwa, ngo yarapfuye ngo ipfubye, abapfakazi bararira. Mbanga abapfakazi bari muri kategori y'abantu bari mu in need, bakeneye ubufasha, ngo abapfakazi bararira, baravuga bati arapfuye. Ariko kuko Imana yari izi neza ko misiyo atarayirangiza, arongera arazuka. None ndabaza, wowe upfuye ninde warira? Nge yanje pfuye ninde warira? Akavuga ati yo disi yanyishyura, yangurira n'umufuka w'amakara, yanguriraga amata nkahereza abana. So rero muri uru rugendo rwa buri munsi ntitukemere ko abapagani baturusha imirimo kandi turi aba Kristo. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera, bya bintu byose tuzi ntitukabireke, tuzagendane nabyo, ariko tugerekeho n'urukundo. Ntitwaye tubwira abantu ngo turabakunda, tugize gute, ariko ushobora kumara ukwezi nta muntu urahereza 1,000. Ibyo ngibyo rwose ntabwo ari idini ry'ukuri.
niko Bible yatubwiye, ntabwo ari idini ry'ukuri. So Pawulo arabaza ngo ese wandikisha ibikenyeri, wandikisha ibiti, wandikisha harya ni iki? Urufatiro, izahabu, ifeza, cyangwa amabuye, cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, ngo cyangwa ibiti, cyangwa ibyatsi, cyangwa ibikenyeri. Hanyuma ngo ku munsi wo gutanga ripoti y'imirimo twandikishije, Bibiliya avuga ngo umurimo w'umuntu wese uzerekanwa, urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishurirwa umuriro. Biriya mirimo yose tuvuge bayishyize nk'umukino, bagashyiramo biriya bintu byose yavuze, izahabu, ifeza, ibiti, amabuye y'igiciro, ibikenyeri n'ibiti n'ibyatsi, agashyira nko mu kintu, none agashyiramo umuriro ugatwika. Ni ukuvuga ngo icyasigara ni nka za zahabu, ayo mabuye y'igiciro ashobora gusigara, ariko ibikenyeri ntabwo byasigara, sibyo? Ntabwo byasigara. None akomeza avuga ngo urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishurwa umuriro. Ni ukuvuga ngo ibintu byinshi bireba abana b'Imana harimo gukizwa, deja ubwami bw'Imana ukabwinjiyemo. Ariko ndabaza, uri umwana, tuvuge ko kwinjira mu bwami bw'Imana ni nko kwinjira mu rugo bakakwadopta ukaba umwana wawe. Ese wabamo nta kazi ukora? Ese wabamo udakoropa? Ese wabamo uri umuntu uvuga ngo yo nagezeyo, sibyo? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukwinjira mu gakiza kugira dukoresha imirimo imwe itegetswe n'amategeko, ahubwo ni imirimo itureba nk'abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo niyo misiyo twahawe. Ntabwo twahawe misiyo yo gukizwa gusa, twahawe na misiyo yo gutanga urukundo. Ni ugutanga Kristo twakiriye muri twebwe, ni ugutanga urukundo, ariyo mirimo yo gukora, yo gufasha ababikeneye, yo kwitanga aho bikenewe. Nababwiye ngo hari byinshi dukwiye gukora, urukundo, kwihangana n'iki. Harimo na biriya ntuza Yesu yavuze ngo amatalento, aravuga ngo utazayikoresha ngo arutwa n'uwo bazirika ngo umugozi bagashyiraho ngo urusyo, ngo bakajugunya mu manga, mu mazi, mu manga. Ni ukuvuga ngo n'amatalenti, ufite impano runaka, abakatolika bayita ngo ni ingabire, ufite ingabire runaka akayikoresha ayihagazemo neza. Urumva? Noneho ibyo nabyo biratureba, ariko tukagaruka no muri Yakobo ngo idini ry'ukuri. Niyo ngo gukizwa harimo utuntu twinshi, ntabwo ari ugukuraza rebra ngo dimanche njya mu kiliziya nicare ntuze pastor avuge, umwana atambuke yikubite hasi, woko ukuraze rebra bavuge bati dufite abana twifuza kwishyurira minervare, uwazana 1000 wese ngo y'abapastor bagiye kuyarya. Burya iyo ide wishizemo ko abapastor bagiye kuyarya tayari we ni kubibona, ariko burya wayatanze ibindi ukabibarekera ko ari umutwaro wabo bazabazwa. Ariko uravuga uti nje mbikoreye bariya bana. Hari ikindi kintu ugeze ntekereza, murabona nka gutya tujya muri eglise tukicara, tuhasanze intebe, tuhasanze harakorotye, ibyuma biravuga, iki ugatanga 5 uri kuvuga ngo ni uguhereza abapasiteri. Ariko ye pourtant ntutekereze ko iyo ntebe igura 6,000 kandi ntayo wigeze wishyura, sibyo? So rero ubu buzima ni ukuzuzanya kugira ngo twuzuze urugingo rwa Kristo, ni ukuzuzanya, nta gusigana guhari. Buri ushaka gutanga iyo sensa, nubwo wibwira ko pasiteri azayarya, ariko akaba yayahereza umukene waho muri rusengero akayagura amata abana be bakarara bariye. Ibyo nabyo birashoboka. Unabikoze uri kuvuga uti ngiye mbikoze kugira ngo bariya bigende neza. Ese ubundi pasiteri umugurira ukweto ikibazo kirihe? Ntabwo nasabye ariko ikibazo kirihe. Aha ndashaka kubereka ko gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Gutanga ni principe imeze nka gute rero? Nuvuga ngo ushaka gufata ikigori kimwe ukagishyira mu murima kibyara ibigori byinshi, sibyo? Gutanga ni principe, gufasha ni principe. Erega nawe ugize umumama w'umukecuru ugurira igitenge wumva uri fier, kuko 15,000 wagurira umumama igitenge, ndakubwiza ukuri wayajyana mu mupira ukavayo yarangije. Nkunda umupira da sibyo, ndawukunda. Singa y'abawukunda gusa, ariko ndashaka kubumvisha ko nta gihombo kiri mu gutanga. Nta muntu wananiwe kubaka inzu, ananiwe kugura imodoka, ananiwe kwita ku muryango we kubera ko yahereje umuntu 1,000. Uwabikoze nashyira agatoki hejuru kavuga ati ni ukuri ibi byananiye kubera guhora ntanga. Gutanga rero bitanga umugisha kurusha guhabwa. Nuvuga ngo niba abaremizima bashaka kujya muri hariya hirya bakagira icyo batanga bakarya, niba Imana yahisemo gucisha mu uwo mutima, kuko yaje gusanga abakristo turashaka ubuhanuzi, turashaka ko Imana iduha amamodoka tutanapfukamye ngo tuyubahe tuyizamurira amaboko, turashaka kubaho ubuzima. Avuga ngo niba ari uko mbibona ahantu
henshi umuntu bavuga ngo Imana yarambwiye Imana yarambwiye Imana yarambwiye ariko mu by'ukuri vraiment si judgment ariko afasha uyu muntu Imana yarabimubwiye ndabibona se boy Imana ni nziza ye fidèle izabikora ariko se we ni iyihe fora akorera ubuzima bwe sibyo mu by'ukuri ibi biravuga ngo nkunda bankunda ariko abanshaka mwete bazambona nuvuga ngo nta bintu by'ubutesi bihari muhaguruke dukorera Imana muhaguruke dukore nk'abantu bafite umunsi wa nyuma aya masaha turi bone isanga 3:08 sorry nanatinze 3:08 tuvuge ngo dukore nk'abantu bavuga ngo ejo 3:08 dushaka kuzaba tutakiriho nuko ujye wigomwa ku munsi nanjye ndabikora ku munsi ujye ushaka umuntu wenda uhereza ibiceri 200 agura iki agura irindazi agenda arigura rijyanira umwana we simbivuze ngo kubekora umunsi ariko ushaka no kwiprograma mu kwezi ukavuga uti no umuturanyi duturanye njye muhamagara mu bwene akira 5 gura umufuka w'amakara ni ukuri twandikisha imirimo nanjye wicaye ahangeza aha kuko abantu bamfashije ntabwo ari papa wamfashije kuko yapfuye ntanamuzi na mama ni abantu bagiye bamfasha sinavuga ngo bapfuye ntabazi ariko navuga ko ubufasha bwabo hari aho bwagarukiye mbona abandi baramfata ukuboko nabita abanyamahanga kuko ntabwo bari barambyaye nta responsibility bari bamfiteho sibyo nta responsibility bari bamfiteho na n'ubu kugeza isaha hari abantu ujya kubona kuvuga ngo anje ni ukuri nkuguriye fanta anje nkugize gutya ibyo byose ntitukanezerwe guhora twakira twe nta kintu kituvaho ni ukuri imbuto bibye uyu munsi niyo usarura mu gihe kizaza hari abantu njya numva ndashima Imana kubw'umubyeyi wanjye papa abantu bavuga ngo yo papa yari umuntu mwiza papa yadukoreye akavuga ni ukuri mumuha intebe byibura niyo ntebe nziza nkayicara uriya mukobwa n'uwa kana kamumuha intebe yicare papa yari umuntu mwiza ni ukuri gutanga nta tegeko ribihana biriya byose byo gukizwa tubikore dukunda abantu tubiteho tugire gute dukizwe ibyaha tubivemo ni ukuri twihanganire tugerageza ariko ntitwibagirwe n'icyo kintu cyo kwandikisha imirimo sibyo tuteye kwandikisha imirimo Yesu aravuze ngo abakene muzahorana nabo ni misiyo yaduhaye burya ntabwo byari bitworoheye ngo abakene muzahorana nabo hari ikindi kintu ushaka gukora ubonye udashaka gutanga ushobora no kwicara ukavuga uti kanaka Mana umugirire neza isengesho ryose Imana iraryumva kanaka Mana mugirire neza kanaka ni ukuri mufashe kurera abana be kanaka ni ukuri mufashe wenda ugahiga n'imihigo satani akakunaniza ariko wajya kuryama ukavuga Imana ndagushimiye ko wampaye icyo kurya ariko nawe umuturanyi wawe undi utabashe kubibona Mana ugire neza ubumuhe so nicyo ngicyo nashaka kubibutsa no kubibutsa buriya n'umwana mutaratanga kandi nta bwenge aragira ariko as Christians tugomba kubikora nta nubwo ari negotiation ni itegeko ni itegeko tugomba kubikora ni itegeko biratureba tuteye kubiharira abakristo n'akabamizirma tuteye kwiharira abamizirma kandi ikindi dufite abakristo simbatunze urutoki ariko dufite defo yo gutungana intoki dore uriya akoze ibi kandi ari umukristo dore uriya ameze gutya kandi ari umukristo nubwo akora gutya ibyo tubivemo iyo ripoti nta muntu uzayitubaza nta muntu uzayitubaza Yesu azakubaza ati warakijijwe narakijijwe ninjiye iwawe nshonje ntiwangaburira ko birivuga se naje iwawe ntiwancumbikira naje nambaye ubusa ntiwanyambika ibyo nibyo Kristo azatubaza sibyo kuko twandikishije ku rufatiro rwe sibyo ya Imana yo mu ijuru igire gute idushoboze mu mpande zose z'agakiza impande zose z'ubuzima ni ukuri dukandagiza ikirenge mu cya Kristo kandi tuba abanyamwuka tujye dukora ibyo umwuka wera ashaka ngo abo nibo Imana ishaka ko bayisenga sibyo imitima yacu ibeho nta rubanza iducira dukore responsibility zacu nk'abakristo dukore ibyo twahamagariwe muri iyi si ninde ukunda filime nkanjye nkunda filime cyane ku buryo murasigana n'Imana ngo sinasomye Bibiliya ndi kureba filime ariko hari filime narebye na n'ubu yanse kumva mu mutwe ni seri y'abantu Philippine narebye seri y'umwana witwa Nathanael byanyeretse ko chaque personne kuri iyi si afite mission yamuzanye
yamuzaniye gukora. Niyo mpamvu rero muri izo misiyo uwaba yumva misiyo afite yo gufasha, ntazategereze ngo nzafasha abantu mfite ibihumbi 500, miliyoni na zingahe. Nyabuneka ujye uhereza n'umuntu ayishoboye kubona. Nababwiye ngo nta muntu n'umwe wananiwe kubaka inzu, gutera imbere bizinesi kubera ko yahereje umuntu 1000. Ntawe nzi, kereka niba hari abo muzi muzabambwire. So Imana yo mu ijuru igire gute? Ibiteho, ibagirire neza, ibaha umugisha, ibahaze kwifuza kwanyu, kandi ibagure kugira ngo mubone ibyo muhereza abandi. Ariko sinshaka ko twongera gutanga ibiceri bidafite icyo biri butumarire. Niba ufite ibihumbi 6 mu mufuka harengaho 5 ukabona nta biceri birimo, tanga iriya 5 igende. I5 igura ibiro 2 by'ibirayi, agenda agura ibirayi arye. Wenda uvuga uti iri joro ndamugaburiye. Imana ntawe izashyiraho umugayo kuko yafashije undi. Ngo ibyo nabyo amategeko ntabwo abihana. Uwiteka Nyiringabo ndagushimiye cyane kandi ndaguhimbaje. Gushimiye kubwira ijambo, udukomeze muri uru rugendo, uduhe kuba responsible, uduhe gukora ibikwiriye, uduhe gukora ibyo waduhamagariye, uduhe by'umwihariko gusa nawe kuko uru rukundo, uduhe kuba urukundo, uduhe kuba ibisubizo mu bafite ibibazo, uduhe kuba batanga amahoro, uduhe kuba abahesha b'amahoro, uduhe Mwami ibyo tuvuga n'ibyo tubasha no gukora. Ntitugwire gusa tuvuga ijambo tudashyira mu bikorwa. Reka udushoboze kuko niwe ubasha kubidushoboza. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye cyane rero. Uwiteka Nyiringabo abiteho, abaha umugisha. Ndagira ngo mbibutse ko mbakunda kandi cyane. Ndabakunda bimvuye ku mutima, ndabakunda. Muramuke, Imana yo mu ijuru ibarinde.